iyo ushaka gutsinda iteka uratsinda, iyo ushaka nabwo kugira ngo utsindwe ni ibintu biza bigusanga vuba, ngira ngo nawe urabyumva. Ariko nashyizemo imbaraga hangana nawe, dore ko jyewe ntabwo njya nanamutinya, ariko naje kumunesha rwose. Ubu meze neza nta kibazo. Ameze neza, arashima Imana, muri kubyumva neza. Kari kashima Imana n'ubuhamya yaraduhaye bwo mu minsi ishize ubwo ari mu kirori byarafashwe nabyo, ariko arumva ngo ameze neza, ariko arashima izina ry'Imana. Hanyuma dufite kumubaza ikibazo cya kane, twe twasubitse. Ikibazo cya kane kiragira gitya: ese mu minsi ishize ko twumvise amakuru avuga ngo ufise ubukwe, byaba ari byo? Kunzi wacu mudukurikiye mu kiganiro, turamukije umurere hose, amari Imana nabane namwe. Ubwo duherutse mu minsi ishize umusore wacu atubwira ko arwaye, twongeye kumusura, turi kubona ari muzima. Yatubwira uburyo amaze iminsi ameze? Ni byiza, ariko ngira ngo benshi barabizi muri iyi minsi yashize nari meze nabi cyane, ariko ngira ngo Imana yacu idukunda yaje kungirira neza, kugeza ubu rero ndumva nta kibazo mfite rwose, nta kibazo. Aha, mwumvise neza ko Imana yakoze igitangaza. Ubwo naherukanaga nawe turi i Kigali, mbona ari gucuranga, nabonaga rwose ari gushima Imana. None twongeye kumubona ari gushima izina ry'Imana. Ni ukuri natwe tunejeje n'Imana umutima kubw'uyu munsi, tubona ari gushima Imana. Hanyuma hari icyo yarafise ko yababwira nibwo mudukurikiye muri kino kiganiro cyacu. Ni byiza, ariko ntabwo nabura icyo nshimira abantu muri rusange bose bakunda Imana, ndetse n'abandi bantu bose bumva ko Imana ari nziza ari ibihe byose. Abo bantu rero bose bakunda Imana, ngira ngo hari bamwe bajya basabira abarwayi, ugasabira umurwayi utazi ukamusengera, ngira ngo ni bimwe byatumye nkira. Baransengeye cyane. Ibintu by'indwara muri iyi si nubwo bitajya bibura, ariko ngira ngo naje kubitsinda rwose. Murabyumva neza ko yamaze gutsinda kubw'amasengesho mwasenze. Ni ukuri anabashimira cyane ngo mwarakoze kumusengera kugeza uyu munsi. Urumva kuba agihumeka umwuka wazima n'amasengesho yanyu, ni ukuri Data twese abahezagire. Hanyuma twe dufise uyu munsi kumubaza muri bimwe yagiye atubwira, azatuganiriza, azatubwira. Uyu munsi twe twamaje kumusura, tumubona kameze neza, namwe kandi murabibona kameze neza. Reka dutangire atuganiriza cya kiganiro cyacu. Yari atubwiye ko agomba kutuganiriza, ndakeka mwatangiye no kubyumva, ryajwi ryatangiye kuza, ndakeka abadukurikiye mutangiye kubyumva neza. Reka atangire n'ubundi atuganiza cya kiganiro cyacu yasubitse. Ibirenze ibyo ngibyo dutegera amatwi twumva. Nabyo nta kibazo, gusa mu byo nari ndwaye sinzi, nabyo ni ibintu benza, hari abagira nabi banduze, hari kugira zananirwe kujya nigana perezida, hari n'ibyo hari. Gusa ngira ngo nubwo bari kunyumva, ntabwo nari nsanzwe mvuga gutya, ariko byaje kuza rwose, byaraje. Of course nsigaye numva ndi kuvuga nta kibazo. Yigeze kunanira umunsi umwe, nagiye gusura inshuti zanjye ahantu twari twishimye bisanzwe. Ngira ngo twari turi mu birori, mfitemo gushima Imana mu ijwi rya perezida. Ariko ngihaguruka, ndibuka nageze kuri stage ngiye kuganiriza abantu, kuvuga birananira rwose. Nibaza icyatumye mba gutyo, nshakisha impamvu ndayibura, ariko nza kumenya ko, nibuka ko hano umwanzi Satani tugendaho cyane, ariko nshaka impamvu
kuba nashaka guhangana nawe kugira ngo mbashe gutsinda rwose. Iyo ushaka gutsinda iteka uratsinda, iyo ushaka nabwo kugira ngo utsindwe ni ibintu biza bigusanga vuba, ngira ngo nawe urabyumva. Ariko nashyizemo imbaraga hangana nawe, dore ko jyewe ntabwo njya nanamutinya, ariko naje kumunesha rwose. Ubu meze neza nta kibazo. Ameze neza, arashima Imana. Muri kubyumva neza, kari kashima Imana n'ubuhamya yaraduhaye bwo mu minsi ishize ubwo ari mu kirori ibyo yarafashwe nabyo, ariko arumva ngo ameze neza, ariko arashima izina ry'Imana. Hanyuma dufite kumubaza ikibazo cya kane, twe twasubitse ikibazo cya kane kiragira gitya: ese mu minsi ishize ko twumvise amakuru avuga ngo ufise ubukwe, byaba ari byo? Ngira ngo hari itangazamakuru murarizi, yagenda nanjye nigeze kubyumvaho ejo bundi, ikintu cy'ubukwe rwose yewe sinzi impamvu babeshe bakabesha n'ibyo numva ntarashyira mu bikorwa. Ngira ngo abafana banjye bo barabizi, ningira ubukwe, ningira ibyiza byose bingezeho, nshaka uburyo birara bibagezeho bakabimenya. Ariko sinzi impamvu haza abantu bakabesha ibintu, kavuga buri ukumva oya rwose ibyo ntabwo nzabibabwira, ntabwo biragerwaho. Okay. Muri kubyumva neza ko ibyo twagiye twumva, mwese mwagiye mwumva, burya yari amakuru y'ibihuha, ariko nyir'ubwite twibwiye neza yuko nta gikwe gihari, ariko ngo nibiramuka bibaye azabamenyesha. Nimuzongere kumbwira ngo mbese bimeze bite na bite, ariko mwumvise amakuru meza aturutse kuri nyir'ubwite. Hanyuma reka atubwire ikiri ku mutima we, ashobora kuba yabwira nk'inshuti zanyu, abatangariza muri uyu mwaka utararangira, icyo yatwifuriza ndetse n'icyo yatugezaho muri uyu mwaka nk'inkuru nziza. Dore tugeze mu bihe byiza by'iminsi mikuru, ashobora afite amagambo menshi yo kuba yatubwira. Reka tumuhe umwanya uhagije cyane atuganirize. Ndakeka mu mwari mumukumbuye cyane, nanjye nari mukumbuye, none ndi kubona hari n'icyahindutse ubwe dorukana turi mu kirori, nabonaga yarahorose sinzi ibintu yariye, ariko nanjye nabyibazaga ati si uyu muntu imeze bite, ariko nshimye Imana nyine kameze neza. Amahoro y'Imana n'ukuri agomeze kwamamara muri we. Hanyuma reka tubwire atuganiriza cyane ndetse n'iby'uyu mwaka utarangira, n'uburyo ameze n'uko azawutangira, n'icyo yakifuriza abantu bagomba kwinjira muri uyu mwaka bameze, uko bagomba kwitwararika muri uyu mwaka tugiye gutangira, n'icyo tugomba kuba twageraho muri uyu mwaka utangira. Mbese afite byinshi ko yabifuriza, reka tumuhe umwanya uhagije niba ntacyo bitwaye. Urakoze cyane rero kumbajije icyo kibazo. Ngira ngo ni ubwa mbere nkibajijwe, ariko ndagikunze rwose. Ngira ngo wabitekereje neza rwose. Ku bw'ibyo wambajije, reka mbanze nshimire abanyarwanda mwese, abanyarwanda muri rusange. Umwaka dusoje twakoranye neza, twakoze byinshi bigiye bitandukanye. Gusa mu byiza twakoze nabashimira. Cya mbere twagiye tugera ku iterambere kurusha indi myaka yose twagiye tunyuramo, ariko uyu mwaka wo mwakoresheje imbaraga rwose. Ibyo ni bimwe rero mu byatuma mbashimira. Uwumva ko wese yagize uruhare mu bikorwa bya hano byose bigaragarira igihugu cyacu. Umwaka washize, umwaka dusoje, ndawubashimiye, ariko ntabwo nareka kunenga bamwe. Hari abantu wagira ngo sinzi
ukorera ibyiza ariko ukabona ntabwo rwose babyishimiye, ntabwo ukabona bigize basi si bindeba biri aho gusa. Igihugu niba wagera ku iterambere ukabona ntacyo bibabwiye, bari aho bariyicariye gusa bari mu mayoga n'ibindi. ukabona umuntu umwaka utangiye anywa inzoga biri aho, karinda asoza umwaka usoje akinywa amayoga, nta kantu kazima yigeze akora ngo kagaragare, haba ku gihugu ndetse no mu rugo iwe aho avuka ugasanga nta kintu kizima yakozeyo. uwo muntu rwose ntabwo nareka kuvuga ko ari ikigwari, ariko ndagira ngo rero umwaka tugiye gutangira yakwisubiraho kandi bigakunda, ugakora neza, ukagendana n'abandi mu nzira nziza, ndetse agafatanya natwe tugakora neza, tukarushaho kuzana ibikorwa byiza bigiye bitandukanye hano mu gihugu. Niba twaragize Imana tugakora, akaza kugira ngo sitade yaje mujya muyibona, kandi ntekereza ko twayishimiye twese. Ariko ntabwo ari biriya gusa, dukoze haza n'ibindi, hakaza nyinshi, hakaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umucyo wo kuvuga ngo tuzajya turebera ibyiza hanze mu bihugu byo mu mahanga, natwe dufitemo ubushobozi bwo gukora, tukabizana hano iwacu bikaba ibyacu, amahanga akazajya abona ibikorwa hano byaraje, fana kwiyumvisha ngo tuzajya tureba imipira yo mu Burayi ku bibuga byiza, ku masitade meza, amazu meza, imihanda myiza, indege nziza. Ibyo byose iyo uri muzima, of course ni ibintu byumvikana. Nabyo ngira ngo uyu mwaka tuzawutangire neza, kandi nzakomeza njye mbibibutsa cyane. Mwabyumvise neza amakuru atugejejeho, yatwifurizaga umwaka mwiza tugiye gutangira, tubwira ko tugiye gusoza umwaka tugomba guhinduka, ndetse tugomba uriya mwaka kwinjiriramo hari byinshi bigomba kugira guhinduka ku basore batangiraga imyaka banywa inzoga, n'abapapa n'abamama. Mwumvise neza ko inkuru hari nta yindi niyo gutangira umwaka tukiteza imbere. Urumva ni bizaba byiza kurushaho uriya mwaka tutangira 2025 tuzatumeze neza cyane. Hanyuma rero reka dusoze ikiganiro cyacu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nicyo babwira abanshuti zacu azidukurikirana, usezera babwira. Urakoze nabyo kuba ubimbajije. Njye sinzi uko meze, njya nkunda gushimira akantu kose. Buri gihe iyo numvise umuntu avuze neza, binzamo kumva ko ngomba kumushimira. Hagati aho nabyo urakoze cyane, abantu mwese dukunda Imana, ndetse n'abandi bantu twese dukunda igihugu, mwese hamwe mu byubahiro byanyu. Ndabashimiye cyane n'abantu mwese twagiye tugirana ibibazo mu minsi yashize, mu mwaka washize. Ariko nabyo ibibazo uko byaje ntabwo byanturutseho akenshi, aho byaturutseho nta kibazo rwose. Yewe uyu mwaka nshaka kubaho ndi umwere, nta kibazo cyanturutseho kiri hano mu gihugu, ndetse n'abandi bantu
bumva ko natuse nahemukiye, nigishije ibyiza, neretse inzira nziza. Nabyo bibaho, ukereka umuntu inzira nziza, umurongo mwiza akwiye kugenderamo, kubera gutekereza nabi, gutekereza gakeya biri aho, kumva ko umugiriye nabi umutuse akakugira umwanzi. ngira ngo ujye ubibona mu bafana banjye, abantu bishima bitandukanye, kwishima untuka, unsesereza, ariko nabyo niba wumva ko byari bigushimishije, of course ni byiza, uzakomeze gutyo. Ariko inama nakugira, dutangire umwaka turi bashya, ibikorwa bishya, imitima ibe mishya, ndetse n'ibindi bintu byose bibe bishya mu muntu wese. Aha nicyo ngira ngo rero mbwiye abantu banjye, abanzirikana n'abakunda ibikorwa byanjye, kuko ndi wa muhungu wanyu mwiza ubakunda cyane, ubakundira ibyiza byanyu uko mumeze, uwo ari we wese, ndetse kandi muzajye muzirikana ko njyewe ntabwo njya ndobanura, murabizi. Aha ni ibyo ngibyo ngira ngo nabwira abantu banjye ko yes adusezeye neza cyane, ni ukuri bakoze. Hanyuma nari mvuze ngo Imana y'amahoro imuhereze umugisha, ndetse namwe mudukurikiye Imana y'amahoro imuhereze umugisha. Turasoje rero, naho ubutaha yari Pasi wabaganizaga muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Imana y'amahoro imuhereze umugisha. Ciao ciao.